Haleluya. Uwo waje kureba Yesu Nikodemu, Yesu aramureba aramwitegereza aramubwira ati Nikodemu, ndabizi uri umufarisayo, utanga kimwe cy'icumi cy'ibyo wungutse byose, ndabizi uri umufarisayo, wiyiriza kabiri mu cyumweru, ndabizi uri umufarisayo, ntabwo uri umusambanyi, ndabizi uri umufarisayo, ntabwo uri umwesikoro, ndabizi uri umufarisayo, ntabwo uri mu bakiranirwa, ariko ufite ikibazo. Wagira uti ikibazo uri umuntu mwiza nk'uyu nguyu? Buriya principe z'Imana, amahame y'Imana, iby'Imana isaba abantu bayo bikomeye kuruta iby'idini duha. Idini kubwira imihango ugomba kuzuza, idini kakubwira amategeko ugomba kuzuza. Ushobora gutanga icyacu utujuje ibyangombwa, ushobora no kuza mu itorero utujuje ibyangombwa, ushobora no kudasambana utujuje ibyangombwa, ushobora kugenda twebwe tugukomera amashyi mu ijuru bakuvugiriza induru. Noneho Yesu aramureba, Nikodemu ataranamubwira ikibazo afite, aramubwira ati Nikodemu, I know, ndabizi neza Nikodemu, uri umuntu mwiza, ndabizi neza Nikodemu, uri umuntu w'ingirakamaro, ndabizi neza Nikodemu, uri umufarisayo mwiza, ariko hari ikibazo ufite. Uje kundeba kubera yuko nta byiringiro ufite by'ubugingo bw'iteka. None niba ushaka ubwami bw'Imana ugomba kuvuka ubwa kabiri. Reka mbabwire bene data, hari abantu benshi beza hano hanze bubahiriza imihango y'idini, bakora ibintu byose. Ku cyumweru ajya mu misa, arasenga mu gitondo na saa sita na nimugoroba, atanga amaturo, atanga ibyacumi, afasha abakene, ariko ntiyizera yuko azajya mu ijuru. Ntabwo yizera yuko ari umwana wo mu bwami bw'Imana. None Yesu aramureba aramubwira ati Nikodemu, niba ushaka kujya mu bwami bw'Imana ugomba kuvuka ubwa kabiri. Kandi ikintu gishimishije, Nikodemu ngo yari n'umuyobozi. Baratubwira hano muri kiriya gice twasomye muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana muri kiriya gice cya 3, baratubwira ngo Nikodemu yari umwe mu bayobozi ba Sanhedrin, inteko nkuru y'Abayuda. Iyaba ari uno munsi yari kuba ari umusenateri cyangwa ari umudepite, intumwa ya rubanda. Tekereza uramutse ufite umuntu w'umuyobozi kandi wujuje biriya twamaze kubona by'abafarisayo. Asanze Yesu ntiyamukomera amashyi, aramubwira ati Nikodemu, uri umuyobozi rwose, abaturage bagutoye kuko bakwemera, ndetse no mu idini barakwemera, uri umufarisayo mwiza, utanga icyacumi cy'ibyo wungutse byose, wiyiriza ubusa kabiri mu cyumweru, uri umusambanyi, nturi umunyazi, nturi umwesikoro, ariko hari ikibazo ufite, ugomba kuvuka ubwa kabiri. Yaba ari twebwe twari kumwicaza imbere twamubwira ati urabaza iki? Umukristo nkawe se twamukura hehe? Umuntu w'umuyobozi kandi wubaha Imana, ariko ni umuyobozi w'umunyedini, ariko ntabwo yavutse ubwa kabiri. Kirero ni ikintu tugomba gutekerezaho cyane, kandi nicyo Yesu yabwiye Nikodemu. Aramubwira ati Nikodemu, ndakubwira yuko ugomba kuvuka ubwa kabiri. Anamuha n'ibisobanuro. Ikibazo cya kabiri tugomba kwibaza, Nikodemu aramubwira ati ariko se kuki ari ngombwa kuvuka ubwa kabiri? Yesu amuha ibisobanuro, aramubwira ati Nikodemu, ugomba kuvuka ubwa kabiri. Uri umunyedini, ariko ntabwo wigeze ufata umwanya ngo uvuke ubwa kabiri. Hanyuma Nikodemu biramucanga, biramuvangira, hanyuma Yesu aramubwira ati reka nkubwire impamvu ugomba kuvuka ubwa kabiri. Ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri, kigakora iby'umubiri. Muzitegereze neza, ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri, ariko ikibyarwa n'umwuka kiba ari umwuka. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu, aramubwira ati Nikodemu, niba ushaka kuvuka ubwa kabiri ubanze umenya aya mahame, ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri. Hari n'ahandi Pawulo yabivuze neza ashingiye kuri ayo magambo ya Yesu. Abakorinto ba mbere arabandikira aravuga ati buriya umuntu wese wa kamere ntashobora gusobanukirwa n'iby'Imana. Abakorinto ba mbere ibice 2, reka mpabasomere. Ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri kandi gikora iby'umubiri. Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 14 aravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Impamvu Yesu yabwiraga Nikodemu akamubwira ati Nikodemu, ibi bintu ndimo kugusobanurira, impamvu utabyumva nuko utavutse ubwa kabiri. Ntushobora kumenya kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo utabanje ngo uvuke ubwa kabiri. Umuntu wa kamere
ntasobanukirwa ibintu by'Imana. Mujya mwibaza impamvu abantu benshi bihakana ubutumwa bwiza. Mujya mwibaza impamvu abantu benshi bahora babaza ibibazo ku by'ubutumwa bwiza, ngo ngewe numva bincanga, ngo ngewe numva bidasobanutse. Banza uvuke ubwa kabiri, iby'ijuru uzabisobanukirwa. Umuntu arakubwira ngo iyo basomye Bibiliya ntayumva. Ugiye mu Bushinwa utize Igishinwa ntabwo wacyumva, ariko numara iminsi ukacyumva ukakiga uzakimenya. Ntabwo ushobora kumva ibintu by'Imana uri muri kamere. Ntabwo ibintu by'Imana babyumvisha ubwenge. Ugomba kuvuka ubwa kabiri. Kugira ngo ubyumve ugomba kubanza ukavuka ubwa kabiri, kubera ko iyo uvutse ubwa kabiri ibintu by'Imana bitangira gusobanuka. Nibwo ujya kubona ukabona umuntu akabwira ati rwose kuki kera ibi bintu babivugaga nkumva bidasobanutse, none ko nsigaye mbyumva. Nuko wavutse ubwa kabiri. Niba wicaye iteka ryose uko wabwirije ijambo ry'Imana ukumva ntubyumva, ukumva Bibiliya yarakunaniye, nuko utavutse ubwa kabiri. Uriyo ufashe inka ukayigaburira ifiriti ushobora no kurwara mu nda, kuko ntabwo inka yaremewe kurya ifiriti. Iyo ufashe iby'umwuka ukabigaburira umuntu wa kamere, yibaza ibyo ari byo, ukamubwira ngo ugomba kwizera Kristo, ngo ukizera ko yagupfiriye, ukizera ko yagiye ku musaraba, ntashobora kubisingira kuko arabigenzuza ubwenge bwa kamere. Ariko iby'umwuka bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Umuntu wa kamere ntashobora gusobanukirwa ibintu by'Imana. Niyo waba warize doktora ukazigira 10 ukazigira 20, ntabwo uzasobanukirwa ibintu by'umwuka uri muri kamere. Ugomba kuvuka ubwa kabiri. Impamvu abantu benshi batumva ibintu by'Imana, impamvu abantu benshi bataryoherwa n'ibintu by'Imana, ubwira umuntu uti gusambana ntabwo ari byiza, atari ko bari abantu barihambira. Ukabwira umuntu utari ko kunywa inzoga ntabwo ari byiza, utari ko ntabwo washobora kubaho utanyoye inzoga. Birashoboka kubera ko impamvu atabyumva nuko ari uwa kamere. Umuntu wa kamere agendana muri kamere, umuntu wa kamere akunda ibya kamere, umuntu wa kamere avuga nk'uwa kamere, umuntu wa kamere akora ibya kamere, umuntu wa kamere ntiyumva iby'umwuka kuko ni uwa kamere. Kandi yagiye kwera yera imbuto za kamere. Murebe Pawulo abivuga neza aho yandikiraga Abagalatiya, aravuga ati mva niba mushaka gusobanukirwa iby'Imana muyoborwe n'umwuka. Abagalatiya ibice 5:16 aravuga ngo muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Icyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka muba mugitwarwa n'amategeko. Impamvu ubona kenshi ugambirira ibintu ntubigereho, ukagambirira kudasambana ukisanga wasambanye, ukagambirira kudasinda ukisanga mu kigare wanyoye, ukagambirira kutajya mu bibi ugasanga wabigiyemo, nuko uyoborwa na kamere. Hano Pawulo abisobanura neza ngo kuko umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Abakristo benshi bibaza impamvu, ukababwira uti birashoboka kubaho utajya mu byaha, birashoboka kubaho udasambana, birashoboka kubaho utiba, birashoboka kubaho utanywa inzoga. Ngo biriya ntibishoboka, ngo buriya baba babeshye, ngo baba birarira. Ndakubwira ko bishoboka kuko ugomba kuvuka ubwa kabiri. Uwavutse ubwa kabiri uyoborwa n'umwuka biriya arabishobora, ariko utaravutse ubwa kabiri ntashobora kubishobora kuko ni uwa kamere. Kuba wishushanya ntabwo bikugira umwuka, gukora imihango y'idini ntabwo bikugira umwuka, gutanga icyacumi ntibikugira umwuka, yewe ushobora no kwibuza ibintu byinshi ariko ntibikugira umwuka. Ugomba kuvuka ubwa kabiri. Iki nicyo Yesu yasobanuriye Nikodemo, aramubwira ati Nikodemo, niba utaravuka ubwa kabiri ibyo urimo kwifuza, impamvu ushaka gukora ibyiza ibi bikagutanga imbere, nuko utaravuka ubwa kabiri. Kuko Pawulo nawe arabivuga ati nshaka gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, ariko igituma mbinesha Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo niwe utuneshereza. Ugomba kuvuka ubwa kabiri. None mwene data, ahubwo ndashaka kukubaza, wigeze uvuka ubwa kabiri? Wigeze wozwa n'amaraso ya Yesu? Wigeze umwizera? Wigeze umuhindukirira? Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamwizeye bose bakamwemera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu yandi magambo, yabahaye ubushobozi bwo kuvuka ubwa kabiri. Nta handi igisubizo kibonerwa, kuko na Yesu yabisobanuriye Nikodemo, aramubwira ati nkuko Mose yamanika inzoka mu butayu abayitumbiriye bose bagakira uburibwe, niko natwe nutumbira Yesu uzavuka ubwa kabiri. Akongera akabisubiramo akamubwira ati kuko Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ugomba kuvuka ubwa kabiri. Iyi niyo nzira, nta yindi nzira tuzabona.
nta bundi buryo tuzabona, kubera yuko uyoborwa n'umwuka yera imbuto z'umwuka, uyoborwa na kamere y'imbuto za kamere. Niki gituma dufite amatorero yuzuyemo abakristo basambana, babeshya, bagambana, bakora ibi? Ni ukubera ko ari aba kamere. Umva uko Pawulo abyandikira Abagalatiya, arababwira ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, ni ugusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ngo abakora ibi ngibi baba barimo kwera imbuto za kamere. Ni abantu ba kamere, ntabwo ari abantu b'umwuka, ntabwo bavutse ubwa kabiri. Niba uri umukristo wavutse ubwa kabiri ukaba ukigendera muri ibi ngibi, warabigize umuco wawe, warabigize ingendo yawe, nawe ukwiye gusubira inyuma ukibaza niba waravutse ubwa kabiri cyangwa warishushanije gusa. Ngo hari igihe yankunda kubabwira uwo mugani, nawe usomye ahantu, ngo hari igihe ikinyabwoya cyabanaga n'incira, kandi byombi bifite ikintu bisangiye. Ikinyabwoya abantu baracyanga, n'incira abantu barayanga. Abatazi incira n'inzoka ni cobra, ko benshi ntabwo bakivuga ikinyarwanda, ntibazi incira icyo ari cyo. Iyo uvuze cobra nibwo babyumva. Noneho ikinyabwoya kibwira cobra incira, kirabwira tumva rero Jean nkubwire, yewe ndambiwe ibi bintu byo guhora bantera amabuye. Iyo umugore ambonye aransa icyonyoro, iyo umwana mbonye afata inkoni, iyo bambonye baravuga. Inzoka yo iyo bayibonye barahamagara, ko nta mugore ukubita inzoka, abagore barayitinya. Hanyuma ikinyabwoya kiravuga ati rero ngiye ngiye gushaka Imana, nyibaze ko ari wowe wandemye, kuki wampaye ubwoya kampamaho yo guhanda abantu bakaba banyanga, bakaba banyica, ntiwampindurira ubuzima. Ikinyabwoya kiragenda cyegera Imana, Imana irakibwira ati ngiye kuguha igisubizo. Igihe akantu kameze nk'ipambira yibwira, gende wizingazingiremo, numara iminsi uzasohokamo wahindutse icyaremwe gishya. Murabizi abize ubuzima bw'ibinyabwoya gikora icyo bita metamorphose, hakavamo ikinyugunyugu. Kiragenda kizingira muri kukuntu, agapamba kacyo kijyamo, haciyeho iminsi gisohokamo kirabagirana, cyabaye icyaremwe gishya. Kiraguruka kiragenda. Abagore bakibonye barahura bati yo muze mureba akantu keza. Abana bakibonye bati muze mureba akantu keza. Gisubira mu mwobo kibwira inzoka, kirabwira tuzi ikintu, bya bintu birakora. Aho nanyuze hose bajaga kundeba, baje kunshagara, abagore banshagaye, abana baranshagara, bavuga ngo ndi mwiza. Incirira kirebera kibwira turi mwiza ariko uri fragile, uri mwiza ariko ushobora kurika, inyoni zizakurya. Ariko nawe igihe wari wagiye, nanjye hari ibyo nakoze, nanjye ndashaka guhinduka ariko ntahindutse wese. Fata aya amavuta unsigiririze, unogerereze neza, iminkanyari yose iveho, nibi bintu by'umwera biveho, hanyuma nanjye meremete ndabagirane. Agisigara nogerereza, ashyiraho igitambara, arahanagura. Incirira irasohoka nyine yarimbye, imeremeta, irabagirana. Muzitegereze inzoka igenda, izuba rikubiseho ubona irabagirana, yisiza amavuta meza. Igeze hanze umwana ati dore inzoka we. Umugore yibonye ati mudutabare, hano hari inzoka. Bahurura n'inkoni, bahurura n'ibibando, isubira mu bwobo, ikibwiye ikinyugunyugu ite bari wanyishe. Ikinyugunyugu kirayibwira ati ariko mva rero shahu, nubwo wisiza ukinogerereza, nubwo wisiza ukarabagirana, ariko uracyari inzoka. Uragenda nk'inzoka, urasama ukagaragara uri inzoka, uri inzoka. Uri inzoka irabagirana ariko uri inzoka. Hari abantu benshi bashaka kurabagirana, bakisiga, bakinogerereza, bagasiga imihango, ariko ndenda kukubwira ikintu kimwe. Yesu aravuga ngo ibyo ngibyo ntacyo bizamara, ugomba kuba icyaremwe gishya. Pawulo abyandika neza, yandikira Abagalatiya aravuga ati gukebwa no kudakebwa ntacyo bimaze, ikigira umumaro ni ukuba icyaremwe gishya. Kubatizwa no kutabatizwa ntacyo bizakumarira, kereka kuba icyaremwe gishya. Gukomezwa no kudakomezwa ntacyo bizakumarira, kereka kuba icyaremwe gishya. Igaburo ryera no kutarifata ntacyo bizakumarira, kereka warabaye icyaremwe gishya.